Hato umuhungu wanjye nibyariye yaransunitse ku gasongero cyane, manuka nsakuze cyane, gusa ku bw'amahirwe hari ishami ryamfashe sinagwa. Ndebye hejuru mbona umwana wanjye ahagaze ku gasongero afite urutafari ashaka kurunkubita mu mutwe, yiteguye kurunjugunyaho. Muri ako kanya hari uwaje arangije amwigizayo urutafari rugwa hirya. Ndangije ngerageza kuzamuka, gusa nasanze ari umwishywa wanjye. Batangiye kurwana uko ari babiri nyine, umuhungu wanjye n'umwishywa wanjye. Nanjye ngerageza kuzamuka mu karaga gake nari nifitiye kugira ngo ndebe ko nagera hejuru, gusa umuhungu wanjye yakomeje gukubita umwishywa bigira ngo amukubita n'urubuye mu mutwe. Nanone bakomeza barwana, bari kwegera ku gasongero k'umusozi, ubona ko nabo mu kanya gatoya nabo bashobora kuhita bagwa hasi, ibintu bikabagendekera nabi cyane. Gusa nagerageje uko nshoboye ntangira kuzamuka, gusa nasanze abana banjye, umuhungu wanjye ndetse n'umwishywa wanjye bagiye kugenda bose. Nagerageje kubafata, gusa imbaraga zawe ziri kwanga. Nagerageje kubafata bose uko ari babiri, umuhungu wanjye ndetse n'umwishywa wanjye. Nakoresheje imbaraga kugira ngo bose ndeko nabakurura, gusa nari nakomeretse cyane, ntago ne gukomeza gufata birenzeho. Naje kumenya yuko ngomba gutabara umwe muri bo akaba yagwa nyine, akaba yamanuka mu musozi, ariko ari amahitamo nyine atagoye. Umuhungu wanjye rero wagejeje kunyica ashaka kunkubita urubuye, ndetse n'umwishywa wanjye nari mufite mu kindi kiganza mufashe. Ubwo rero nari mfite guhitamo uwo ntabara, amaso yanjye yuzuye amarira, gusa nta kundi byari kugenda. Naje gufata umwanzuro ndekura akaboko k'umuhungu wanjye amanukamo hasi mu mpanga, biza kurangira gutyo. Nkoresha imbaraga nari nsigaranye nkurura akishwa kanjye nazamura hejuru. Muri ako kanya nyine umubiri w'umuhungu wanjye warabuze, ugenda uko nguko, nsigarana n'akishwa kanjye. Gusa muri ako kanya nagumye nibaza, umutima wanjye uri kunshinja ibyaha, ndi no muribwe bukomeye cyane. Ndibaza niba uyu mwanzuro nafashe ari ukuri cyangwa se narakoze amakosa. Nimumbwire, uyu muntu yakoze amakosa cyangwa se yafashe umwanzuro mwiza?